zimeruka hazaba ibihe birushya mumenye yuko mu minsi imperuka hazaba ibihe birushya bamwe bazaba bikunda bakunda imiya birarira bibona aho uzakorwa n'isoni uko byagenda kose uyu munsi ushobora kuba wenda utanezerewe aho uri aho uhagaze ukabumva urababaye kumva ufite ibintu bikugoye ariko twongeye kubaha ikaze bakunzi b'ubugingo bushya Gospel TV amahoro y'Imana abane namwe. Ngiye muri kumva kuri microphone ni Rukundo Emmanuel. Turabashimiye mwebwe mwakoze subscribe mubana natwe. Imana ibahe umugisha. Nkuko mubibona kuri kamera zacu turi kumwe n'umutumirwa umukozi w'Imana umwana w'Imana. Reka tumuhe ikaze nawe abibwire cyane ko n'umuntu mukuru abibwire rwose kugira ngo tuze kugirana ikiganiro cyiza ndetse n'igitaramo hano kuri TV yacu mumuze. Karibu umukozi w'Imana. Yego murakoze cyane. Turabishimiye ku ikaze muduhaye. Amazina yanjye nitwa Bahati, umukozi w'Imana guturuka Kicukiro Sheri. Tumuririmbye umutoza umwana w'Imana mu rugo. Ndi umwana mu rugo rwa data kandi nezerewe kubana namwe. Yego yego. Murakoze cyane. Umuntu kubonye bwa mbere Bahati se ubundi ku cyo uzwiho ducishizeho gato ku kantu uzwiho cyangwa ku ndirimbo ukunda cyane kugira ngo abantu badukurikiye bahite bumva Bahati ubundi azwiho iki. Burya mukuramya no muri korali cyane ko tubiye kuri n'umutoza w'amakorali buri muntu wese abafite ukuntu avuga uti okay wenda ari ku ngoma akunda kuyitera wenda Sandrine n'urugero cyangwa Rukundo hari ukuntu azwiye kuvuga ngo wenda nisifa kwa Mungu. Wowe waducishaho gato kugira ngo nawe umuntu kubonye bwa mbere ku TV yumve imiririmbire yawe. Murakoze. Karibu. Murakoze cyane. Siko bizaba muba mutegereza bose ntawe uzakorwa n'isoni. Siko bizaba muba mutegereza bose ntawe uzakorwa n'isoni. Amaso yanjye ahora yerekeye kuwiteka yuza kuri ibirenge byanjye mu kigoyi. Unyebuke umbabarire kuko nagira shinge na rugero ndi umunyamibabaro. Imibabaro y'umutima wanjye uyoroshye nuko unkure mu makuba yanjye. Siko bizaba muba mutegereza bose ntawe uzakorwa n'isoni. Wow, Imana iguha umugisha. Ni ukuri Bahati ndishimye kandi ndafashijwe. Uyise uvuga aho hantu uvuze ngo siko bizaba kuba mutegereza iyo ndirimbo ririmbyo gato. Ni indirimbo ijya inyubaka mu buzima bwanjye kuko rira jambo ni ijambo ry'ubuzima nkunda no kuribwirizaho cyane rivuga ngo siko bizaba ngo ku bantu bamutegereza bose. None ahantu hanezeza cyane ngo ntabwo tuzijya dukorwa n'isoni. Inshuti yanjye
ugize umugisha wo kumva iri jwi kandi ukumva ugakurikirana kino kiganiro cyacu, reka wumve ko Imana ikubwiye ngo siko bizaba kuba mutegereza bose. Mbega ni ugutegereza Imana. Abantu bari bazi ko upfuye, bari bazi ko ukozwe n'isoni, ariko kuko wategereje Uwiteka Imana, siko bizaba. Imana ishimwe. Uzi ko atari ko bizaba ku bantu bari gutegereza umwami, siko bizaba. Imana ishimwe. Murakoze cyane. Tutarinjira mu kiganiro, reka n'ubundi tubanze twiragize Imana kugira ngo ikiganiro cyacu kiyoborwe n'Imana. Turagushimiye Uwiteka. Tugiye kugenda ikiganiro cyiza n'uyu muvandimwe atangira tubwira ngo siko bizaba kuba mutegereza bose. Ushoboza abantu bose bari kumva kino kiganiro, kandi ubashoboze kugira ngo nawe biringiye neza ko atari ko bizaba. Urakoze ko kuri Imana, ibyo mvishe mu izina rya Yesu, amen. None se Bahati, ubundi turishimye turakumenya kuri umutoza. Ubundi sibye no kuba umutoza ukaba n'umuramyi mu buzima busanzwe, ubundi we nta ndirimbo wawe ufite waba waragerageje guhanga? Ko nzi neza ko abantu bakunda kuramya Imana, nabo wagira ukuntu bakicara uti nanjye gushaka akantu nkora kanezeza Imana. Ni karibu no gusubiza abantu badukurikiye. Murakoze. Indirimbo ya mbere yo niyo ngiyo ndangije kuririmba mu kanya, iyo ndi yanjye. Hari n'izo genda nandikira ndakora hari ntoza, ariko mfite n'indi nayo yitwa ishusho yo kwera. Hari n'iyindi impumura amaso iri muri studio itarasohoka. Nuko bimeze. Indirimbo zo zirahari ni nyinshi, n'izindi zizagenda ziza ku mwuka dushoboje. Ubundi se mu mikurire yawe Bahati, kugira ngo ufate intego yo gukizwa, byaje bite kugira ngo ufate intego yo kuvangura akijijwe? Ese umara gukizwa wiyumvishemo impano yo kuvuga ngo ugiye kuririmba, kuki wahisemo kuririmba? Cyane ko nanjye muvugana wenda n'indi impano nakunze, ariko se wowe kuki wahise impano yo kuririmba? Karibu no gusubiza abantu badukurikiye. Murakoze. Kuririmba naje gusanga atari ibintu umuntu ahitamo, ahubwo ni ibintu yisangamo. Kuririmba nabitangiye nkiri mutoya, twakunda abana bakina bari kumwe n'abandi, nabaga ndi kuririmba. Nakumva akaririmbo karyoshye cyangwa se kagezweho, nanjye nkakaririmba. Cyangwa se bakuru banjye na bashiki banjye bataha baririmba, kubera ko icyo gihe mu rugo twari tukiri abagatolika. Bataha baririmba akaririmbo nkagatega amatwi, nanjye nkaza kugasubiramo, nkumva biraryoshye. Ni gutyo nabitangiye, bigenda biza kugeza igihe nyine menye ko nanjye nabasha kuririmba kandi bigakunda. Gukizwaho waba warakijijwe ryari kugira ngo uhitemo kujya mu itorero rya Pentecote cyangwa mu itorero ryemera Yesu Kristo umwami n'umukiza? Cyane ko ariyo amadini menshi mu Rwanda, ariko niye mpamvu wahise uhitamo gukizwa ukakira Yesu umwami n'umukiza wawe? Ese ubundi wubakiye kuki? Intego yatumye uvuga uti ngiye gukizwa niyi? Haravuga uti ngewe nari mbaswe wenda n'ubusambanyi, undi akavuga ngo wenda ngewe nuko niyumvisemo cyangwa navukiye umuryango ukijijwe, nanjye nza kuba ngomba kumva gukizwa. Gusa keretse niba ari ibanga, ariko nzi neza ko wasubiza abadukurikiye. Murakoze. Nta banga ririmo. Nakijijwe nkiri umwana, ntabwo nigeze njya mu bintu byinshi by'ibyaha, kubera yuko nkitangira kumenya ubwenge mu rugo bari abagatolika. Mu 2000 navukiye hanze muri Congo. Mu 2000 biba ngombwa ko tuza mu Rwanda. Tuje mu Rwanda, sinzi mu rugo twageze mu Rwanda, mu rugo bari bamaze kuba abarokore, ariko abarokore bo muri Congo bavuye mu bagatolika. Muri Congo ADPR yo muri Congo ntago yitwa ADPR, yitwa CEPAC. Ni CEPAC. Icyo gihe baraza bahita bajya muri ADPR nyine yo mu Rwanda. Hanyuma jewe nkihagera ntabwo nahise niyumvamo kujya muri ADPR, ahubwo njye nahise ndeviya nigira mu badive. Njya mu badive mbamaramo indi myaka mikeya.
igihe kimwe mukuru wanjye turaranye yari yaje kunsura kwa onkire kuko icyo gihe ntabwo nabaga mu rugo, arambwira ati nibyo uba mu badive, abadive ni uku nguku nyine bakora, ariko abarokore hari ikindi kindi twebwe dufite, nuko tuvugana n'Imana tukumva ijwi ry'Imana. Yambwiye icyo kintu mbivuze uku nguku kuko nawe ntabwo abizi n'ubu nawe ntabwo abizi, ako icyo kintu nta nubwo abyibuka ko yabimbwiye. Byansigaye mu gutwi nkibaza se Imana ivuga gute, se nzumva ijwi ry'Imana gute. Twahoraga mu badive hari ukuntu twiga amigisho, tukiga amakuru y'ahandi, tukajya muri gahunda ya saa tanu gutyo, ubundi twigira muri jiya gutyo, nuko nguko n'amigisho tugasoma Bibiliya yose. Ariko nkibaza umuntu avugana n'Imana gute, numva icyo kintu nicyo cyantinze mu mutima wanjye kugeza igihe cyarageze biba ngombwa ko mvaho narindi muri famiye kwa onkle njya mu rugo. Ugeze mu rugo bari abarokore gusa, bari abarokore ari abadeperi, umwuka nyemeza nyine kujya muri adeperi, ntangira gutyo. Ari muri ibi njye nakijwe nabatijwe mu mazi menshi 2006 nibwo nabatijwe mu mazi menshi, hanyuma njya muri korali y'urubyiruko 2007 mba umutoza wayo, gutyo bimeza gutyo kugeza na n'uyu munsi. Okay, byiza cyane kandi birashimishije, ni n'ibintu by'agaciro. Wavuze akandi kantu keza kanejeje ngo uri n'umutoza w'amakorali cyangwa wa korali, kambivuge mu bwo buryo. Tuboneyeho no gusuza abakozi b'Imana badukunda ba Kicukiro she, mbega abari mu mujyi wa Kigali bose no mu ntara zitandukanye, Imana ibahe umugisha n'ukuri. Niko dirija, ubundi wambwira gato kugira ngo twinjire no mwanya mwiza wo kudutaramira, cyane ko abantu bawufite mu matsi ngo uturi imbere nk'indirimbo mu kanya waduteguriye cyangwa zo kuramya wateguye. Reka nkubaze nk'ibindi bibazo bibiri byihutiwe kugira ngo najye bisubize byihuse kugira ngo dukomeze. Hari ikibazo ngiye kubaza mu uyu murimo wo kuramya wa gospel no guhimbaza Imana cyangwa no kuririmbira Imana, ndagira ngo umbwire nk'ibintu bitatu bivunanye muri byo. Ibyo bitatu uranambwira uburyo umuntu yabikosora cyangwa icyo umuntu yakora kugira ngo gospel izamuke, yaba ari mu Rwanda cyangwa umuntu ku giti cye. Tugwaye karibu. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere kivunanye muri gospel cyangwa se mu byerekeranye kuririmba, cyane cyane kamere mu kuririmba, ikintu cya mbere kigoranye cyane wenda mu makorali, nakibonye wenda ngeze muri uyu mujyi nakibonye ngeze muri uyu mujyi, abantu benshi baririmba ariko ko badakijijwe, akora wenda nabyo nicyo kibitera wenda. Urumva baririmba bafite izindi nyungu bagamije, atari ubutumwa bwiza bashaka gutanga. Hari abaririmba kugira ngo bagaragare, baba abasitari, abantu babamenye. Ntabwo baririmba kugira ngo ubutumwa bwiza bwamamare bugere hose, basohoze intego ya Kristo. Ugasanga rero mu kwa kuririmba kugira ngo abantu bigaragaze, hari byinshi byangirika mu murimo, mu makorali, na nibyo bibyara imvururu, kubera ko buri wese abashaka kujya imbere kugaragara. Icyo kintu rero ni ikintu kivunana cyane, kigorana cyane, ugasanga rimwe na rimwe ibintu biradindira. Ikindi cya kabiri ni ubushobozi bukeya abaririmbyi bagira mu byerekeranye
amafaranga, bikamvuga gutyo. Amafaranga, iyo tugeze ku mafaranga ibindi abantu bazinga umunya. Ariko igihe tugezemo muri iyi si ya none birasaba amafaranga kugira ngo Kristo abashe kwamamara ahantu hose. Mbere byabaga byoroshye kuko twafataga gitari tugafata n'ingoma tukajya ku musozi tukanazikorera ku mutwe tugakora ubutumwa. Ariko ubu birasaba ko wenda nimba navuye Gatenga nkaza hano, urumva nakoresheje amafaranga, urumva ni ishyaka. Ibi ngibi uyu Kristo turi kuvuga aka kanya aragera ahantu kure cyane, ku muntu runaka, ku muntu uri muri Kongo cyangwa uri i Burundi, avuga ati Imana ishimwe. Koko Imana ibaho, Imana ibasha kuvugana n'umuntu, umuntu abasha kugira amatsiko yo kuvugana y'uburyo yamenya imvugo y'Imana, bigatuma ahindukira agakizwa cyangwa se akajya mu murongo w'Imana. Urumva icyo kintu kugira ngo abantu bakimenye bagisobanukirwe nuko haba habanje kubaho amafaranga n'ubwitange. Ibyo byose ni ubushobozi nyine bw'amafaranga. Ikindi wenda ndavuga mu makorari, amakorari aravunika cyane, ugasanga abaririmbyi bo ubwabo nibo bihiringa mu gushaka amafaranga kugira ngo indirimbo zabo zigere kure. Nyamara hari abandi bantu bakabafashije nk'abakristo, abapasiteri se, itorero se. Ibyo ngibyo byose byashyigikira amakorari kugira ngo ibihangano byabo birimo ubutumwa bwiza bigere ahantu kure cyane. Ushobora gusanga akora ifite indirimbo nziza ariko zaheze aho ngaho, ugasanga ntizirenga umutaru, baraziririmbira aho ngaho nyine ku mudugudu bikarangira. Icyo ngicyo ni icya kabiri. Hanyuma icya gatatu ndabivuga mu buryo hari abantu baba mu itorero ariko ugasanga bafite umumaro ariko utagaragara, impano, ariko izo mpano zabo ntizihabwe agaciro kandi tuzikenera buri munsi. Abo ngabo nta bandi, ndavuga ku bacuranzi, ndavuga no ku baririmbyi. Abacuranzi babifitemo impano n'abaririmbyi babifitemo impano. Ni abantu ubona bavunika cyane cyane, n'uburyo bafatwamo ubona atari uburyo bwiza. Bamwe bafata nk'abahashyi kandi twese muri iyi si turahaha, nta muntu udahaha. Hari uhaha muri minisiteri, uhaha mu isoko, uhaha mu ishuri arimo arigisha abanyeshuri, buri wese arahaha. So rero ugasanga ni ikibazo, ni ikintu kigusha abaririmbyi benshi cyane. Usanga benshi banabivuyemo cyangwa se bagiye n'ahandi bakajya no mu tubari. Ariko iyaba itorero ryarebaga uburyo ibi bintu bijya mu murongo mwiza, zijya ahagaragara, kandi aba bantu nabo bakarerwa mu murongo mwiza, bakamamaza Kristo ariko n'ubuzima bwabo bukagenda neza, kuko roho nzima itura mu mubiri muzima. Murakoze, mutubwiye ubwo buryo cyane ko narabifashe. Nidusoza ndaza kuguha umwanya utubwire none igisubizo twakora kugira ngo bigende neza. None uhawe ikaze, uraturirimbira indirimbo kubwigiye, wenda uraturima nk'indirimbo imwe mu iyo warangiza zawe, none utanaturirimbire n'iturimbo two kuramya cyangwa guhimbaza Imana nka tubiri. Karibu none n'inanga yawe udufashe. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Bamwe bazaba bikunda, bakunda imiya birarira bibona, batukana batumvira ababyeyi babo, indashima
batarabera, batukana batumvira ababyeyi babo, ndashima batarabera, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Uko igihe kizaza batazihanganira inyigisho nzima, amatwi y'abazaba yifuza kumva bibanezeza baremerewe ibyaha, bafite irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntibashaka gukurikiza ukuri, bahora biga ariko ntibashaka gukurikiza ukuri. Ariko weho Timoteyo we, rinda neza icyo wagabiwe, kandi ukirindisha imbaraga z'umwuka wera. Ariko weho Timoteyo we, rinda neza icyo wagabiwe, kandi ukirindisha imbaraga z'umwuka wera. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako, abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi bose kuri hafi yo kutugeza mw'ijuru. Ubwo watubanjirije tuje tugukurikiye, tuzi bose kuri
hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose ugeze iwanjye uti ngwino mwana wanjye hasigaye umwanya muto ukazahozwa ibyo byose ugeze iwanjye mu ijuru. Imana ihimbazwe, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Sinahora mbaririza iby'urugendo rwawe mwami Yesu. None iriya ndirimbo yo iranyubatse cyane ngo mumenye neza ku minsi imperuka azaza ibihe birushye. Abantu bazabikunda birarira bakunda impiya. Tugeze mu gihe kigoye, tugeze mu minsi ya nyuma, ariko nakubwira ngo uri kutwumva urasabwa kwishinganisha muri Kristo Yesu, urasabwe kwegera Imana. Ese ubundi ni irihe jambo ryari kubaka mu buzima bwawe riri mu Bibiliya? Iyo uhuye n'agahinda ugahura n'intambara, Bahati ubundi ahumurizwa n'iki muri Bibiliya? Mbwira, kuko buri wese agira umurongo umufasha. Nyemerera ubwire abakunzi bacu umurongo umwe ujye ugufasha ubuvuge gusa, birabihagije kugira noneho uririmbe n'indi ndirimbo yo guhimbaza imwe kugira ngo tujye kumusoza. Murakoze. Umurongo ujya ushimisha cyangwa n'ubu ngubu nubakiraho usubizamo imbaraga, ni indirimbo ya Zaburi n'ubundi twahereyeho, siko bizaba. Siko bizaba ni muri Zaburi ibice 15 umurongo wa 3. Siko bizaba kuba mutegereza bose, aho uzakorwa n'isoni. Uko byagenda kose uyu munsi ushobora kuba wenda utanezerewe aho uri, aho uhagaze ukaba wumva urababaye, kumva ufite ibintu bikugoye, ariko padiri yaravuze ngo ibihe bihora bisimburanwa iteka. Uyu munsi hari ikigeragezo urimo, hari umunzani uriho, ariko ejo bundi hari ukuntu bizahinduka. Ntabwo ariko bizahora ku muntu wese utegereje Imana. Uyu munsi ushobora kuba urimo urarira, ariko ejo bundi uzaseka. Uyu munsi ushobora kuba uremerewe, ukomerewe, ariko ejo bundi hari ikintu kizahinduka. Amen. Wowe urimo uratureba, duteze amatwi, turebesha amaso yawe, komera kandi ushikame ku Mana yawe. Siko bizahora ku muntu wese wihanze amaso. Imana iri hafi yawe kandi Imana ifite byinshi gutekerezaho. Humura kandi komera. Njyewe rero nafashijwe, sinzi ari abantu umuntu witwa ngo bameze nk'ikibombe cyangwa ngo bameze nk'ibifaru. Njyewe ndenze kuba ikibombe, ndikumva nafashijwe cyane, kandi iri jambo sibyo nuko rivuze. Zaburi ya 15:3 ni ijambo rimba mu maraso, rivuga ngo siko bizaba kuba mutegereza, siko bizagenda. Nakubwira nshuti, wowe ubabaye, ufite agahinda, ubuze uwakurengera, ubuze uwagutabara, ni ukuri siko bizaba. Imana ishimwe kandi Imana iguhe umugisha. N'ubundi turacyari muri mwanya mwiza wo kuramya Imana no kuyihimbaza. Noneho aho ni akarusho kuko urabona no gusoza turirimbire n'ubundi. Iyo ukunda, iyo uri kuramya uhagaze hajya ku gatuti, uri kuramya Imana cyangwa uri kuyihimbaza, uko ubyumva. Karibu umukozi w'Imana. Murakoze. Ndakeka turi mu bihe, hari indirimbo yafashije kare numva ndayikunze, indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo mwami wakomeretse ni twebwe waziraga. Impamvu nayikunze, turi mu gihe twizihiza
pasika cyangwa se igihe umwami wacu Yesu Kristo yatubambirwaga, yakomeretse ku bwacu, arababazwa ku bwacu kugira ngo uyu munsi tube turiho kandi tube dufite ibyiringiro, tube abaragwa b'ijuru. Naho ngaho byaturutse ni ruriya rupfu rwa Yesu rwabiteye kugira ngo uyu munsi tube twitwa abana be, tube twitwa abaraganwa na Kristo. Byose ni ukubera umwami wacu wakomeretse. N'ubundi nari mbaje ngo ese kira kintu watubwiye cy'imbogamizi umurimo w'Imana, cyane abakozi b'Imana benshi bakunze kugira n'ikibazo cy'ubushobozi, bagahura n'ikibazo kindi cyo kubura abantu bajyanama, ikindi cyo gukora umurimo badakijijwe. Mu magambo makeya wadufasha kugira ngo nano utange solution, nurangiza ugira na message utambutsa unasuza n'abantu bagukunda. Murakoze cyane. Ikintu cya mbere ni ugukora umurimo w'Imana ariko tunakundana, buri muntu wese akamenya ko ari urugingo rwa mugenzi we kandi azamubazwa. Ikindi ni ugukorera Imana nk'abantu badafite igihe kirekire mu isi, kuko turi mu isi. Uyu munsi ushobora kuba niriwe mu murimo w'Imana ariko nimugoroba bikanga, bikaba ngombwa ko ubuzima bwanjye burangirira aho ngaho, nkajya guhemberwa iyo nakoze. Imana idushyigikire kugira ngo dukundane, kandi Imana igushoboze kugira ngo ubashe kuyikorera uyikunze, ubashe kuyikorera witanga, kandi ubashe kuyikorera nk'uko wikorera mu kazi kawe. Nimba ukunda akazi kawe kakubeshaho buri munsi, kuki utakunda akazi k'Imana kakubeshaho buri munsi? Icyo ngicyo nicyo nabwira buri muntu wese nkurikiye muri aka kanya. Hanyuma rero mu gusoza kwanjye ndabashimira mwese abadukurikiranye, abantu bose bazakurikira kino kiganiro ndabashimiye cyane. Imana ibahe umugisha, kandi umuhate wanyu si ubusa ku mwami. Yesu arabakunda kandi agambiriye kubagirira neza. Navuga byinshi ariko muri ibyo byose icyo mbifuriza no kuzagira ubugingo buhoraho, no kuzagira iherezo ryiza. Murakoze cyane. Mwari muri kumwe na Bahati, umuhungu wanyu. Muramutse mushatse kudukurikirana, mwadusanga kuri channel yacu yitwa Bahati Rwanda, ni YouTube channel, niho musanga indirimbo zacu. No kuri Facebook ni Bahati Rwanda, no kuri Instagram ni Bahati Rwanda. Nimero zo muraza kuzibona munsi y'ikiganiro. Murakoze cyane, mukomeze mukurikirane ibiganiro byacu. Imana ikomeze kubaha umugisha. Murakoze.